Nyakubahwa Uwizeye Mark uzwi nka Rocky Kimomo uvuka tariki 24 z'ukwa munani 1991, kuri ubu ngubu akaba yujuje imyaka 33. Kuri iyi myaka 33 yakoze byinshi cyane pe. Imiryango yafashijwe kubwe, ababonye akazi kubwe, ndetse na benshi barya kandi bakishima kubera ko iyi tariki ya 24 z'ukwa munani yigeze kubaho kandi kaberamo igitangaza. Abamwumvise n'abamubonye bamwibazaho byinshi, bakibaza aho yize udutenda akora bikabacanga. Muze turebe tumwe mu tuntu yikorera. Just don't forget to subscribe, like, share and comment. Hari umugore washicara imbere ya kamera. Mark wavukiye Gasyata muri Gasabo, akaba abyarwa na Gerard Nzamurambaho hamwe na Immaculée Batamuriza. Uwizeye avuga kandi ko segonderi yayisoreje Kabgayi Saint Joseph agakomereza IPRC muri kaminuza. Kimomo uzwi cyane mu gusobanura amafilime avuga ko urugendo rwe yarutangiye 2015. Iyo umubajije icyo gasobanuye kuri we, akubwira ko ari umubyeyi kuko kamubyaye kakamukuza kakamugira umuntu ari we uyu munsi. Urugendo rukomeye rwasabaga kwihangana, kubira ibyuya ndetse no gukomera rwarakomeje cyane ko mu gihe yatangiriyemo akazi avuga ko muri rubanda byari bikomeye kuko babonaga umusobanuzi wa filime nk'ikirara cyangwa umuntu wananiranye, uburyo byamusabaga kubikora rimwe na rimwe yihisha. Ntabwo byarangiriye aho. Tariki 25 z'ukwa 2021 afatanyijwe n'abandi basobanuzi nibwo bashyize hanze igikorwa gishyashya kigoranye kandi cyane pe. Bavuze ko ari uburyo busanzwe bukoreshwa mu bindi bihugu ariko bukaba ari bushya mu gihugu cy'u Rwanda, aho buri muntu muri filime aba ahagarariwe n'umuntu umwe ku giti cye, ibyo benshi bazi nka dubbing. Ibi ngibi basobanura ko bikozwe neza kandi bigashyirwa mu buryo byahereza urubyiruko rwinshi akazi, kandi dore ko akazi muri iyi minsi kabuze. Hindura nk'umunyamushinga myinshi yabonye gusobanura bidahagije, aho muri 2023 yashoye amafaranga avuga ko atari make muri filime bise We Love of the Soldier, umujinya w'umusirikare. Iyi filime ngo ni umusirikare ujya ku rugamba asize umugore we buri minsi ngo bakore ubukwe, ubundi yava mu kazi aho aba yaratumwe n'igihugu agasanga ibirara byarafashe fiancé we ku ngufu ndetse bakanamwica. Ni filime yakinwe n'ibyamamare byinshi byo mu Rwanda nka Brian Dumba, Kadafi ndetse n'abandi. Iyi filime yakinwe mu rurimi rw'icyongereza iza gushyirwa mu kinyarwanda na Rocky Kimomo usanzwe usobanura filime. Iyi movie yari iteye abantu benshi amatsiko. Ikimara gushyirwa hanze abantu benshi cyane bishimiye kuyireba, aho yashyizwe kuri website yitwa Eastflix. Kuyireba byasabaga 5,000. Rocky Kimomo umuntu w'abantu amaze kubona ko benshi batapfa kubona ayo mafaranga, ubwuzu bwa filime bwatumye yihutisha kuri YouTube, aho ubu ngubu hamaze kugira ibice 2 by'iyo filime, aho igice cya mbere gifite views zingana n'306, igice cya kabiri cyo kikaba gifite views zingana n'146. Iyi movie murumva ko ifite story nziza pe. Ifite story nziza cyane, mwihutire kuyireba, iri kuri Rocky Entertainment. Tukiri ku rubuga rwa YouTube rw'uyu mukunzi w'abantu benshi, kuri ubu rufite abasubscribers bangana n'697 na video 375. Uru rubuga rumaze igihe kinini cyane pe, kandi rwatangiye ari urwo kunyuzaho ibihangano by'umuhanzi King Lewis wamenyekanye nka Papa Cyangwe. Uyu muhanzi wakoranaga na Rocky bya hafi, ariko kuri ubu bakaba bavuga ko batakiri kumwe kuko hari ibyo bananiwe kumvikanaho. Aya makimbirane akimara kuba hashize igihe kitari gito nibwo Rocky Kimomo yafashe umwanzuro wo kutazimya urubuga rwe akoresheje bimwe mu buhanga bwe azwiho, anyuzaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'inkuru zitangaje zo mu bindi bihugu. Ibikorwa byo kuri uru rubuga byakunzwe cyane n'abantu benshi, byatumye afungura urundi rubuga rwa YouTube yise Rocky Kimomo News. Kuri ubu rukaba rufite abasubscribers 15,000 kuri video 22 gusa. Uyu mukerarugendo wazanye kampani yo gutembereza abanyarwandakazi ndetse n'abanyamahanga mu bice bitandukanye nk'Akagera, Nyungwe ndetse n'ahandi. Kuri ubu akaba akurikiranwa n'abantu bangana n'602, we agakurikirana 404 kuri post 586 gusa ku rukuta rwe rwa Instagram. Kuri Twitter yaje guhinduka X, ho akaba akurikiranwa n'abantu 14,500, we agakurikirana abantu 265. Uyu mugabo ushobora kuvuga rikijyana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, byaje gutuma yizerwa na kampani nyinshi cyane harimo nka Airtel Rwanda, Cosmopads ndetse na NBG, aho avuga ko byarenze akazi kuri Norbert ahinduka umuvandimwe.
kuri ubu tuvugana kandi akaba ari mu bantu bake babashije gukorwaho inkuru na Wikipedia. Niba uri kumva ikiganiro, ifuriza uyu musore undi mwaka mwiza wa 33 muri comment. Just don't forget to subscribe, like, share and comment. It is Wonderful Life TV again.